Tubahaye ikaze bakunzi ba Danisofa Official, tugiye kuvuga ku gice cya kabiri cya filozofi cyangwa se ishami rya kabiri rya filozofi ari ryo epistemology. Epistemology ni ishami rya filozofiya rigamije gusobanura ubumenyi, aho buturuka, uko tubwemeza n'imbibi zabwo. Iki gice cya filozofiya gisubiza ibibazo bikomeye abantu bibaza ku bumenyi nk'uko bigaragara mu bisobanuro bikurikira. Ni iki kibasha kwitwa ubumenyi? Mu buzima bwa buri munsi abantu bavuga ko bazi ibintu byinshi, ariko se ni ibiki bigize ubumenyi nyakuri? Plato, umwe mu bafilozofiya bakomeye, yavuze ko kugira ngo igitekerezo cyitwa ubumenyi kigomba kuba gifite ibintu bitatu by'ingenzi: tripartite theory of knowledge. Icya mbere, kuba ari ukuri, truth. Ikintu cyitwa ubumenyi kigomba kuba ari ukuri koko. Urugero, kuvuga ko isi izenguruka izuba ni ukuri, ari ukuvuga ngo izuba ari ryo rizenguruka isi ntabwo ari byo. Icya kabiri, kuba cyizewe, belief. Kugira ngo ubumenyi buhamwe, umuntu agomba kuba yemera ko icyo kintu ari ukuri. Niba umuntu atemera ko isi izenguruka izuba, ntabwo ibyo byamubera ubumenyi. Icya gatatu, kuba gifite ibisobanuro bifatika, justification. Ubumenyi ntibushingira gusa ku kwizera, bugomba kuba bufite ibisobanuro bifatika. Urugero, twemera ko isi izenguruka izuba ko dufite ibimenyetso by'ubumenyi bw'ikirere n'ubugenge. Ese umuntu ashobora kumenya ibintu uko biri nyabyo? Iki ni ikibazo cy'ingirakamaro cyane. Haravuga ko umuntu ashobora kumenya ibintu uko biri nyabyo, mu gihe abandi babishidikanyaho. Hari uburyo bubiri bw'ibanze abantu bashingiraho kugira ngo bamenye ukuri kw'ibintu: empiricism, kumenya binyuze ku mwanya wo kubona n'amaso n'ibikorwa. Abemera imyumvire bavuga ko ubumenyi buturuka ku byo tubona, twumva, dukoraho, tunywa cyangwa duhumurirwa. Urugero, kugira ngo umenye ko amazi akonje, ugomba kuyakoraho cyangwa kuyanywa. Abafilozofiya nka John Locke na David Hume bemeraga ko nta kintu umuntu yavuga ko azi atakibonye cyangwa atagize aho ahurira nacyo. Rationalism, kumenya binyuze mu gutekereza no kwibaza. Aba bavuga ko ubumenyi butagomba guturuka gusa ku byo umuntu abona, ahubwo buvuka no mu gutekereza neza. Urugero, kugira ngo umenye ko 2+2 ari 4, ntugomba kubanza kugerageza guhura n'iyo mibare mu buzima bwawe bwa buri munsi, ahubwo ubumenyi bubaho kubera uburyo ibitekerezo bikorwa n'imitekerereze y'abantu. Umufilozofiya René Descartes yavuze ati, ndibaza rero ndahari, cogito ergo sum, ashaka kuvuga ko umuntu abaho kuko ashobora gutekereza. Ni izihe nzira nyazo zo kubona ubumenyi? Hari uburyo butandukanye bwo kubona ubumenyi, harimo perception, ibintu umuntu abona n'amaso cyangwa kumva. Niba ureba imbwa urabibona bikaguha ubumenyi bw'uko iyo nyamaswa imeze. Reasoning, kwibaza no gukoresha ubwenge. Niba uzi ko izuba rirasa mu burasirazuba buri gitondo, ushobora gukeka ko ejo nabwo rizarasa mu burasirazuba. Memory, kwibuka ibyo wize cyangwa wanyuzemo. Ubumenyi bwawe bushingiye ku byo wibuka, urugero nko kwibuka uko wamenya guhinga cyangwa gutwara igare. Testimony, kubwirwa n'abandi bafite ubumenyi cyangwa se guhabwa ubuhamya. Ubumenyi bwinshi dufite buturuka mu byo twabwiwe n'abandi, nko kumenya amateka cyangwa ubumenyi bw'ubuvuzi. Ikibazo cya kane wakwibaza, ese buri kintu cyose twemera ni ukuri? Skepticism, ugushidikanya ku bumenyi. Bamwe mu banyafilozofiya bemeza ko hariho ibintu umuntu atashobora kumenya uko biri nyabyo. Aha niho skepticism, ugushidikanya ku bumenyi, ituruka. David Hume yavuze ko umuntu atabasha kumenya ibibaho by'ukuri, ahubwo agendera gusa ku byo abona n'ibimenyetso bimugaragarira. Urugero, niba urebye igiti ntabwo uzi niba koko kiriho cyangwa niba ari igishushanyo gusa mu bitekerezo byawe. Ikibazo cya gatanu umuntu yakwibaza, icyo epistemology imariye abantu mu buzima bwa buri munsi. Epistemology ifasha abantu gutekereza neza no gufata ibyemezo bikwiye mu buzima bwa buri munsi. Ibyo ni byo bituma abantu babasha kumenya ukuri n'ibinyoma, irinda umuntu kwemera ibihuha no kujya mu myizerere idafite ishingiro, fake news, imyumvire y'ubuyobe n'ibindi. Kunoza ubushakashatsi. Iyo umuntu yiga uburyo ubumenyi buboneka, bimufasha gukora ubushakashatsi bufite ireme kandi budafite amakosa. Gufata ibyemezo byiza.
Iyo umuntu asobanukiwe aho ubumenyi buturuka, bimufasha gufata ibyemezo bishingiye ku bimenyetso bifatika. Guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Umuntu uzi gutekereza no gusobanukirwa ubumenyi aba abasha gukemura ibibazo ashingiye ku busobanuro bufatika aho kugendera ku marangamutima gusa. Epistemology ni imwe mu nkingi za filozofiya, ikaba ingenzi kuko idufasha gusobanukirwa aho ubumenyi buturuka, uko tubwemeza n'imbibi zabwo. Twifashishije ubu bumenyi dushobora gutandukanya ukuri n'ibinyoma, tukamenya uburyo bwiza bwo kwiga no kumenya ibidukikije. Ibibazo n'ibisubizo byose tubibonye hano bigaragara. Epistemology ni imwe mu nkingi za filozofiya, ikaba ingenzi kuko idufasha gusobanukirwa aho ubumenyi buturuka, uko tubwemeza n'imbibi zabwo. Twifashishije ubu bumenyi dushobora gutandukanya ukuri n'ibinyoma, tukamenya uburyo bwiza bwo kwiga no kumenya ibidukikije. Bigaragara. Ibibazo n'ibisubizo byose tubibonye hano ko ubumenyi bw'abantu atari ibintu byoroheje, ahubwo busaba ubushishozi no gusobanukirwa uko tubwemeza. Ibi byose bifasha abantu kugira imitekerereze mizima no gufata imyanzuro iboneye mu buzima bwa buri munsi.